byarangoye guhitamo ahantu njya gusengera, kubera ko ahantu najyaga gusengera hose najyagayo nakumva ibintu baririmba nkumva binteye ubwoba. Nagiye ahantu hambere nsanga bari kuririmba ngo imirimo y'Imana twarayibonye twarayibonye twarayibonye, abagore bakavuga ngo amaso yacu yarayibonye, intoki zacu zayikozeho, nukuri twarayibonye. Aho ngaho ndavuga nti suba najya ngaho mpita nigira mu badive. Ngiye mu badive nkinjira ku muryango, abadive bafite ukuntu baririmba neza ukagira ngo ni wowe bari kubwira, ukinjira umeze gutyo ukaza. Kuva icyo gihe nahise mbana ntago nasubira mu badive, reka mbumvishe iyo ndirimbo. Umusore umwibone aje gusenga ariko ntabwo ari cyo kimuzanye. Yambaye iki? Agakweto k'umweru kugira ngo aze kukarata, agapantaro gateye ipasi nziza, agapira k'umutuku boshya ari separate, nyamara tageti ari umukobwa umwicaye imbere. Musore waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe. Igihe cyo gutura kiragera, akareka abandi maze bagatura, agasigara yicaye ukagira ngo we ntari buture, mu gihe abandi bamaze gutura. Nyamusore akaba ahagurutse ku gakweto ke, agatambuka kagenda gake ngo bamurebe bose, cyane cyane b'abakobwa. Agiye se basi gutura ngahe, senyisa senyisa, ariko akayifotorezaho